umwana wavutse adasanzwe, umwana wavutse afite imisatsi miremire cyane ingana n'iy'umuntu mukuru. Urebye gato uyu mwana ni uruhinja, ariko uburyo yavutsemo yavutse ameze nk'afite amezi 6. Umwana udasanzwe wavukanye umusatsi muremure cyane kandi uteye ubwoba, usa neza. Uyu mwana aho yavukiye no mu gihugu yavukiyemo ni wo mwana wa mbere wavutse ateye gutya. Abantu benshi bakomeje kwibaza ku by'uyu mwana n'uburyo yavutse n'ingano ye n'umusatsi afite, umusatsi wabaye umusatsi. Ese ushaka kumenya uyu mwana igihugu yavukiyemo? Ese ushaka kumenya imyaka yavutse afite? Ese ushaka kubona mama we? Ntujye kure, ba hafi, tera agatebe wicare, ubundi nkuzanire inkuru irambuye ku by'uyu mwana n'umusatsi yavukanye watangaje abantu, wabaye ndetse ikintu cyitwa nk'ari cyitegererezo muri iki gihugu. Tera agatebe wicare, ubundi nkuzanire inkuru irambuye yose. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ibuka gukora subscribe kandi akunzogera, kandi kugira ngo buri nkuru yose izajye kugera ku gihe. Nguhaye ikaze. Mu busanzwe abana ndetse ukuntu bavuka bitandukanye n'uyu mwana. Uyu mwana we mu kuvuka kwe afite umwihariko, uburyo asa, uburyo ateye, uburyo ameze ntahuriye n'utundi duhinja dukunda kubona. Ni umwana wavutse areba, ni umwana wavutse afite umusatsi wose, umwana mwiza ugoreye utapfa kumenya ko ari uruhinja. Uyu mwana bitewe n'umusatsi yavukanye yabaye igitangaza muri iki gihugu. Ni uruhinja, ariko uburyo umusatsi yavukanye niho watangaje abantu. Akenshi na kenshi dukunze kumenyera ko utwana tuduhinja tuvuka nta misatsi, yewe kandi se tukavuka dufite imisatsi mito. Uyu mwana we yavutse afite imisatsi yuzuye miremire nk'iy'umuntu mukuru. Ukurikije imyaka uyu mwana afite, cyangwa se amezi afite, cyangwa igihe avukiye, n'imisatsi afite ntaho bihuriye. Uyu mwana ugereranyije iyi misatsi afite, weho umugore kugira ngo uyitunge ku mutwe wawe ibe yarakuze byagusaba imyaka 15. Ni umusatsi ufite hagati metero 1 n'igice. Ni umusatsi iyo bawuboshe neza uvamo metero 1 n'igice, hafi metero 2. Nawe ubwawe uyu mwana ushobora kwibaza ngo uyu musatsi byageze gute kugira ugire. Uyu mwana akaba yatangaje abantu akimara kuvukana uyu musatsi kuko bumiwe. Bamwe batangiye kwibaza ibibazo byinshi bavuga ati uyu mwana kadasanzwe ni marayika. Mama wamutwita cyangwa se uburyo yumvaga mu nda hameze, yumvaga ari ibindi bintu bimurimo, kuko uyu mwana yakoraga cyane afite n'imbaraga nyinshi. Ariko batunguwe n'uburyo babonaga ikintu kiri ku mutwe ari kinini cyane. Bari bafite amatsiko yo kuzabona uyu mwana avutse, kubera ko bari bazi yuko uyu mwana hari ikintu kidasanzwe azavukana nacyo kiri ku musatsi we. Umwana w'umuziranenge w'umukobwa yongeye kuba igitangaza. Ni mu gihugu cya Philippines niho uyu mwana yaje kuvukirwa. Uyu mwana yaje gutuma ibinyamakuru bitandukanye byara muri Philippines byandika. Ni umwana watangiye guhogoza isi yose, umwana udasanzwe, umwana ufite imiterere, umwana ufite umusatsi ungana na metero hafi 1 n'igice ushira 2. Nawe wawe nawe urumva ko bitangaje. Isi y'umwana mama we kagiye kuba yatangira kuba yarya ku mafaranga ku ruhinja rwe. Abantu b'abakerarugendo cyangwa abashakashatsi batangiye gusura urugo, batangira gushaka amakuru. Uyu mama yavuze yuko ku buryo bwo kurinda umwana we cyangwa kumurindira umutekano yashizeho agaciro k'amadolari menshi cyane, kugira ngo ushaka kureba uyu mwana cyangwa se kumwibazaho ajya byishyurirwa, kugira ngo umwana atahohoterwa.
yakorewe akantu kameze nk'agakomeye cyane, kubwo nabwo ari ukumurebera kure, nta muntu wemerewe gukora ku musatsi we. Mbega uyu mwana yaje ari nk'igitangaza, biteye ubwoba. Wawu, umwana ushimishije, umwana w'igitangaza. Abantu benshi bakomeje kwibaza ngo biraza guherera he ku mwana nk'uyu nguyu agiye gukora ibitangaza bikomeye cyane. Ati nakura agatangira kuvuga uyu musatsi ko uzaba umusumba bizagenda gute? Ngaho umwana rero wabaye igitangaza muri iki gihugu yaje gutangaza abantu bakomeje kwibaza bavuga ati uyu mwana we ni gatiki. Nge mwana muri kumva wari kukugezaho inkuru, ndababwiye yuko ibintu byose nzajya mbishira hanze kuko nge bangitabira hanze kabiri. Rero ubwo bwa bigeze kuri uyu muyoboro, ibuka gukora subscribe kandi kunzongera sharinga. Nukuri rwose kora comment kuko nzajya mbazanira ibintu bidasanzwe, ubundi mwiyumvira amakuru, umva amakuru utaruzi. Ngaho wo twabanye, Imana ikumere umugisha. Ciao, bye.